Halo, ikaze kuri Madrid Mando YouTube channel. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe. Tumeze neza natwe turi amahoro, turashima Imana. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kutwihanganisha, comments zanyu turazibona. Wenda ntidusubiza byihuse cyangwa ariko ndashaka kubabwira ngo Uwiteka Imana abaha umugisha, bisubizamo intege, bidusubizamo imbaraga, bitugaragariza ko hari n'abantu barimo kugira gute, ko hari n'abantu barimo kureba message dushyiraho bagafata n'umwanya wabo kugira ngo bakubwire icyo batekereza. Turabyubaha rero ni by'agaciro kandi Uwiteka Imana akomeze kubaha umugisha. Nababwiye ko ubuhamya mfite bwinshi cyane ntazi naho nzatangirira. Ni ubu ndacyategura inzira kugira ngo Uwiteka Imana, ndimo gusenga pe. Ntabwo wenda umuntu yavuga byose muri detail ariko mfite byinshi byo gusangira namwe, kandi mu by'ukuri ndumva tuzahabwa umugisha. Byose ndabikora kugira ngo hari mwene data byakomeza, hari abari muri situation nk'iyanjye wenda bacitse intege, ntabwo mbizi ariko burya hari impamvu duhamya. So Uwiteka Imana rero akomeze kubana natwe. Kandi ikindi, hari video nzajya nkora ari ibibazo, hari ibibazo mbazwa n'abantu, hari abanyandikira muri email, hari abanyandikira basaba nomero ya WhatsApp. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo byorohe, wenda n'uwari ufite icyo kindi kibazo nzajya nkoramo iyo video nyishyire hano kugira ngo hagire wenda n'undi usubizwa wari ufite ikibazo nk'icyo. So mu minsi iri imbere rero ndahaza kuzaza nsubiza ibibazo. Hari uwambajije agisha inama, so ndumva rero byaba ari ibintu bya rusange. Hanyuma rero uyu munsi ni ijambo ritoya mfite cyane gusa. Imigani 16 ku murongo wa 18 haravuga ngo agasuzuguro kaganisha ukurimbuka, agasuzuguro kaganisha kukurimbuka, naho ubwirasi buganisha ku rupfu. Imana ivuga agasuzuguro, sinzi mu Kinyarwanda, mu Cyongereza nibwo nabisobanukirwa neza cyane, ariko Ikinyarwanda cyanjye ntikigeze kiba cyiza. Ariko agasuzuguro twese turakumva. Ubwibone aribwo nita ubwirasi buganisha ku rupfu. Urumva burya umuntu wese yagiye kugwa cyangwa kugwa mu ikosa, cyangwa se burya habanza ubwirasi mu mutima we. Uyu muntu agize ubwirasi ntago yemera inama, nta nubwo areba ko ikintu ari kibi. Icyo gihe aba yakuye amaso ku Uwiteka, kugisha Uwiteka inama, kubaza Uwiteka, kugendera ku by'Imana ishaka, akiyumvamo imbaraga, akiyumvamo ubushobozi, akiyumvamo imbaraga z'amashuri, akiyumvamo imbaraga z'amafaranga, akiyumvamo wenda imbaraga z'umuryango aturukamo, akiyumvamo. Icyo gihe ubwirasi iyo bwagiye mu mutima w'umuntu, nta kabuza usanga wasitaye, wakubise ikirenge ku ibuye, nibwo mvuze. Rero Imana ishaka ko tuyegamaho, twizera imbaraga zayo, ari nta cyiza kiri muri twe, ari nta kiri muri twebwe twizera. Ndi umugabo wo kubihamya ko mu by'ukuri Imana ariyo yonyine wakwizera, kuko muri experience yanjye mu mezi makeya, apana n'imyaka y'inyuma, aya mezi yonyine aho umutwara atahiye kuva mu kwa 11 tariki 8 kugeza ubu ngubu amezi 9 aruzuye, mbonye abantu. Uburyo umuntu ntahinduka, umuntu aguma ari uwo ari we, ahubwo nuko abatarahitamo kukwereka uwo ari we nyawe. Ariko burya ntago umuntu ahinduka, ntago mvuga ngo umuntu arabyuka agahinduka, oya, abasanzwe ari uko nguko, ahubwo ahitamo kukugaragariza ibyo ari bimurimo. So abantu rero barahinduka, ariyo mvugo ariko tuvuga, abantu barahinduka. Umuntu arabyuka akagutungura, we yari asanzwe ari uwo ari we, ariko wowe wari umuzi bitandukanye. Umuntu arabyuka akagutungura,
nta muntu w'umwizerwa. Abantu beza barahari pe, barahari beza cyane, ndanababunye pe, abantu barimo urukundo rw'Imana bazima, navuga ngo b'inyangamugayo, kandi n'ababi barahari. Ariko Uwiteka wenyine burya niwe ufata umugambi ku muntu akanawusohoza. Nureba abantu ugahura n'abantu beza ukabona abantu burya nabo n'Uwiteka ubagenda ku mutima kugira ngo abakoreshe basohoze imirimo ye mu buzima bwawe. So ntago rero ari ukugira ngo wegamire ku muntu, kuko umuntu yabyuka akagutungura nk'uko nabivuze. Umuntu yakwizeza ikintu akabyuka akakubwira ati byanze, kandi koko byanze. Uwiteka wenyine rero niwe ugomba kugira gute, kwegama, kwishikamirizaho. Nka ya ndirimbo ivuga ngo niseguye amaboko yawe. So Uwiteka rero niwe wenyine tugomba kwisegura, ntitwizere imbaraga zacu, kuko wowe nk'umuntu ntacyo washobora, ni ukuri ntacyo washobora. So ntangira urugendo rero rwo guhamya, n'ubundi iyi cyano yabaye iy'ubuhamya kuva natangira kugeza uyu munsi. Njyewe mbona ntanga ubuhamya kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ndavuga ngo ndibutswa ngo nta kintu na kimwe ngezeho cyangwa kibaye mu buzima bwanjye mfitemo uruhare, mfiteho imbaraga. Byose ni Uwiteka, niwe untambutsa, niwe undinda, niwe ukora buri kimwe cyose. Uwiteka yo kabyara, utajya yirengagiza, Imana itajya ikiranirwa, Imana iriyaranje igahagarara nawe ikakubwira ibyo ukeneye kumenya. Satani agatega imitego, Imana ikakubwira hano hari umutego, nuhagera usimbuke. Nuko nguko igenda itwarura mu maboko y'abanzi, mu maboko y'abagizi ba nabi, mu maboko y'abemera gukoreshwa na Satani kutugirira nabi. Imana ikagenda igusimbutsa. Rero ntegura kuzana igice cya mbere cy'ubuhamya. Ni ukuri ndagukangurira, ndagushishikariza kwizera Uwiteka, akaba ari we wegamira. Waba uri umupfakazi, waba ushatse, waba uri umukobwa utarashaka, waba waratawe, waba situwasiyo waba urimo yose, Uwiteka Imana ni umwungeri kandi araseruka pe, aseruka neza cyane. Ndi umugabo wo kubihamya, aseruka neza cyane. Imana ni umubyeyi, Imana ni umunyembabazi, Imana ni papa, ni mama, ni umuvandimwe, ni inshuti. Imana niyo kwizerwa. Inshuti zanjye rero, mukomeze kwizera Uwiteka. Uwiteka wenyine. Niba ufite ikibazo kikugoye urimo gusengera, senga ukibwira Imana, uyizere. N'umwanya ufata ubwira abantu ujyana imbere y'Uwiteka, kuko abantu nta bisubizo bafite. Barabyumva bakajyaho bakabyumva, ariko nyine ntihagire igisubizo baguha. Ifata Uwiteka rero ifata Uwiteka. Ntiwemerere umutima wawe kugira agasuzuguro, ntiwemerere umutima wawe kwirata ubwenge, ntiwemerere umutima wawe gutekereza ko ushoboye, ko ufite imbaraga, ko ibi wizi, ko ibi wabikora neza. Ahubwo wibuke ngo ni ubuntu bw'Uwiteka Imana bwonyine butunyuzaho. Uwiteka Imana rero abampera umugisha, kandi mukomeze gusangiza benshi ubutumwa. Izi fezi z'ubuhamya zigiye gusohoka, ni ukuri buzafasha benshi. Mumfashe gukora umurimo w'Imana, musangiza abantu ino channel. Abatarasubscribinga basubscribinge, abatarareba message ziriho bazibone. Mbe ntiwamenya ninde uba ukeneye ubwo buhamya uyu munsi. Uwiteka Imana rero abampera umugisha. Shalom.